mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Priya yararimo avugana na Nadia kuri telefone ndetse barimo bapanga ukuntu bajya guhura ndetse bari gupanga ukuntu Nadia azajya guhura na Ivy. Ese koko iyi mipango yabo izacamo nangwa ntizacamo? Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri aba ngaba bombi. Priya ahera akabwira Nadia akambwira ati kwanza reka nze tubanane, njyewe nawe reka duhure. Ahera ko asohoka mu kazi akajya guhura na Nadia, agenda bavugana kuri telefone. Nadia kuko abazi aho Priya akorera aragenda bagahura. Ndaramubaza ati wavuganye na Ivy? Ndati yego twavuganye. Ndati ntago ndi kubyumva neza, mwavuganiye hehe ko nzi ko intamba ze zitagicamo? Nadia ati yewe nanjye nahuye nawe. Mwahuriye hese? Ndati twahuriye mu isoko ariko. Asiko numva utari kubyizera uragira ngo nkubwizeye. Twahuye yanamaye n'inambazi. Muhamagare se wumve ko ari we? Priya ati ntago nabyizera, muhamagare numve koko ko ari Ivy. Ndahera akamuhamagara. Ivy aritaba. Kavuga ati karame Nadia, kumpamagaye se? Nadia ati nagira ngo nkubaze niba washyitse mu rugo. Ivy ati nashitse ndi mu rugo, ndi gukora amasuku ngiye no guteka. Ahubwo se we washitse? Nadia ati nanjye nashitse. Ako disi ntujya uhinduka, uracyari umwana mwiza nka mbere. Numvaga niduhura utari bunamvugisha. Ibaze ko wanambonye mbere yuko nkubona. Ivy ati sha nyine njye nta mutima mubi ngira, uretse ko nyine abantu bagenda bampemukira. Ako sha nakubeshya, uzi ko nayo imbabazi duhuye namusuhuza maze na Shine namuvugisha. Bo buriya baba bazi ko nabarakariye. Ako nyine njyewe ntago sha simbizi. Namaze kumenya ko nyine ikibatera kunyanga ari umurwanyi Stan ararwana n'umurwanyi pe ariko ntago ari umuneshi. Ubwo suzi ikibarimo nicyo kinyanga, naho ubwabo ntago banyanga. Rero nanjye ntago nabatiza umurindi. Ahubwo usha nyine natunguwe, narinzi ko utari bumvugisha. Nadia ati sha byihorere, nanjye numvaga utari bumvugisha. Ivy ati oya ntago nabikora. Nyine hari umunsi nigeze kwicarana na tata, arambwira ngo mu buzima uzabeho nta muntu n'uyu n'umwe wanga. Umuntu naguhemukira nimujya mudahura ujye umusuhuza. Nibiba na ngombwa mwahuye akeneye ubufasha jya ubumuha, jya ugira neza wigendere. Nyine dadi wanjye niwe wambitsemo icyo kintu. Sha nyine nakubonye nibuka ukuntu twari tumeranye, nibuka ukuntu twabanye, numva ntagucaho. Nadia ati sha njye mba mfite isoni n'ikimwaro pe, mba mfite ipfunwe. Gusa nyine ningusura tuzaganira. Ivy ati ahubwo se uzansura ryari? Nadia ati nejo umbwiye naza. Ivy ati nta kibazo wanaza, nose n'ubundi ko nibana n'irungu riba ryanyishe. Rimwe na rimwe ntwararansura ubundi nansure. Sha nyine ntago biba binyoroheye. Ako nyine narabimenyeye kuba ndi njyenyine. Sha nsigaye ndabikunda. Gusa nyine ni karibu. Ahubwo wanyemereye ko hari ikintu uzanzanira. Uzanzanira iki? Nadia ati ndabizi ko ukunda amata niyo nzakuzanira. Ivy ati oya amata yo ndayafite nanjye se icyo mbuze hano. Uzashaka ikindi kintu nzanira.
ndati so nzakuzanira ikira nzakuzanira udushokora se Iva ati aha shokora zo rwose nta nizo mfite hano mu rugo ahubwo uzanzanire ndati ndabizi ko ukunda amata ariko nzakuzanira na juice ndati juice shanyine ibyo bintu ntago nkunda kubinywa ariko uzapfe kunzanira Nadia ati nyine maze iminsi narakoze aka juice ka betarava wazaba ariko nkuzanira ndati ya ibyo bintu ntamenyereye utazabizana bigapfa ubusa kwanza uzaza uko nguko none siko nta kintu mbuze hano iwanjye nta n'impamvu yo kugira ikintu nzanira ahubwo uzaze n'injye uzakwakira Nadia ati kare ejo rwose kare nzaba nkugezeho Iva ati nta kibazo nanjye nzava mu burira ari uko uhageze ikindi ntuzatinde ibya saa sita tuzabisangira nzagutekera Nadia ati nta kibazo Iva ati okay kare bamburakoze ndate kare nawe ahera kamukupa Puri ati wow bahera ko baseka bakishima tuzi ko numva guri kumbeshya nose mwahuriye mu isoko koko Nadia ati wingarukishamo ibyo byose kandi wabyumvise ahubwo mbwira tuzabigenze gute kuko urumva arambwe ngo nta kintu ngomba gutwara umuti tuzawumuha gute ndati rero hari ukuntu nyogokuru yari yambwiye tuzabigenza none ndabona bipfuye ahubwo nta kuntu ntago uyu muti ukawujyana noneho wowe ukagenda niba azagutekereje nijoro ukamutekera umuhekeye ibintu byose aba ari we uzajya ubimuha nibirangiza uzamushyirire mu byo kurya nangwa ibyo kunywa ndati nta kibazo ibyo ngibyo ubwo mpereza umuti ndahera kakawumuha Nadia ati ariko disi we reba ukuntu ari agapfunyika aka kantu wenda ko mu muhanda wanagakandagira ntiwamenya ibyo ari byo bahera ko bagatandukana umugambi wabo bakawunoza tuve aho ngaho twigarukire kuri Jinta aba yagiye kwa mama we kumusura ari kumwe na Robinson ariko mugata ariko ze uzakomeza kugira agahinda kugeza ryari kumba mbona ukuntu witwara ntazi uko ariko Jinta uri mushiki wanjye ndagukunda urabizi ariko ihangane wemera gutyo uragira ngo mukecuru neza afatwe n'umutima bitewe n'ukuntu ari kukubona ibaze ntagarya ntaganywa nawe rega hangayikiye Ivy none nawe ugiye kujyaho ibyo bintu bishoboka Jinta ati Robinson nabuze amahoro pe buri munsi ndasenga nkora amasengesho niyiriza amanywa nijoro ariko nta kintu gihinduka n'ubu ntabwo ndongera kubona umwana wanjye noneho nsigaye ndota inzozi mbi nkarota yiyahuye nkarota yapfuye mana yanjye koko ibaze nongeye gupfusha ibaze noneho kuri iyi nshuro mbuze Ivy wanjye basi uri kubyumva mama mfite ubwoba numva mfite igihunga hari njye naruka si byaradushobeye nukuri nsigaye ndota inzozi mbi nsigaye mbyuka hagati mu ijoro ubwoba bukanyica nkatekereza bampamagara telefone irasora umutima ukankuka nkavuga n'umwana wanjye barapfuye ese ubu koko naba mbaye uwande
ibaze naho ibi wenyine nari mfite ndamutse mu buzima ma Robinson basi uri kunyumva umwana wanjye muzi ikintu kinzanye hano naraye ngize inzozi mbi narose umwana wanjye bamuhumanyije birangira hasize ubuzima ibaze ko ntazi n'ubuzima umwana wanjye ari kunyuramo njyewe rimwe na rimwe nkamubura natinye no kumuhamagara mfite ubwoba mama mfasha gusenga pe aho bigeze njye sinzi ngo ndasenga irihe sengesho agahinda karenda kunyica agahinda ari kose mu mutima wanjye mama umwana wanjye umenye ubuzima bwe buri habi umwana wanjye narose bamuhumanya pe biraba ibyoya pe mama nabuze amahoro mungira inama nkora iki njye kureba umwana wanjye nimugera imbere ndiburire kandi sinshaka ko ayiva mbona ndira Robinson yitegereza Jinta nawe akazenga amarira mu maso ahera akahaguruka akagenda kuko nawe biba bimurenze Jinta akomeza kubabwira ubwoba afite kababwira zose inzozi yagiye arota n'ibyo amaze iminsi arota komeza abwira mama we ati mbabarira umfashe gusenga mfite ubwoba mukecuru aramwiyegereza kavuga ati mwana wanjye humura ntacyo umwuzukuru wanjye azaba ntabwo Imana yabyemera ese ubundi yapfate niwe Imana yagushumbishije byose ari kunyuramo azabirenga humura Jinta atoya mama umenya hari bikomeje kugorana ndumva mfite ubwoba mu mutima ndumva mfite igihunga ntabwo nzi icyo gukora ntabwo nzi ngo ndajya he sinzi ngo nderekeza he ari Lucas nawe n'umunyabwoba nkanjye aha ntabura n'ingengenye ushobora kwihangana noneho Lucas k'umukobwa sinzi noneho umenya we yasara ndati humura mukobwa wanjye iturinda nihunikira undi nta kindi kintu akora komeza kumuhumuriza ari nakamuhanagura amarira Robinson we biba byamurenze agahera kahunga aho yahungiye njya kubona akabona umugore we Julie yamugezeho kavuga ati wowe se kandi bikugendekeye bite hari umuntu muvuganye nabi muri uru rugo ubundi se wavugana n'umuntu nabi muri uru rugo wakubona uzenga amarira mu maso uri umuntu w'umugabo ubaye iki Julie ati Jinta nako Robinson ahera akavuga ngo se Jinta se Julie ati Jinta abaye iki hari ikintu kibi kimubayeho numbwire Robinson ati byihorere ndi kureba mushiki wanjye nkumva neza ndasaze Julie ati ariko ntabwo ndi gusobanukirwa nyine habaye iki Jinta abaye iki
ndate sinzi ukuntu ndi bubigusobanurire ariko ntago ameze neza. Ibintu ari kuvuga nanjye ntabwo nshaka kubyumva. Ntabwo Ivy yagenda. Ivy akuzi ko nubwo nkunda Jinta ariko ntamukunda nk'uko nkunda uriya mukobwa we. Oya pe, twese Ivy yaragiye yigarurira imitima yacu. Abari mama, abari barumuna banjye, Ivy arabanza akanikurikira. None arimo aratubwira ngo amaze iminsi arota inzozi ngo ibiki n'ibiki. Buriya Jinta ibintu avuze yarari gutekereza iki koko? Neza nk'uyu mutima, neza ndumva nanjye ngize igihunga nk'icyo afite. Ariko uri gutekereza ibintu ambwiye wowe, yitera atinyuke ntabwo nshaka kubivugaho. Juliet ariko noneho wasaze. Jinta se muhuriye he? Akose kanguhunge nigendere, ndabona ntazi ibyo urimo. Ahera ko yinjira mu nzu agasanga kuko Jinta arahari, bikamucanga. Akihagera Jinta aramubona akambwira ati Julia, nawe urahari? Meze neza se? Musaza wanjye agufashe neza? Julia ati tumeze neza pe, nta kibazo n'iki na gito mfitanye n'umugabo wanjye. Ahubwo ndibaza ko mbonye ari kurira nk'uruhinja. N'ubwa mbere nabona Robinson ababaye bigeze hariya. Ni iyihe nkuru umubwiye Ivy yabaye iki? Jinta ati byihorere. Julia ati none se nyuma yo gupfusha ubukwe hari ikindi kintu kibi cyamubayeho? Jinta ati yewe maze iminsi ngira inzozi mbi pe, maze iminsi ngira inzozi ntazi. Ubwo nyine ndazivuze zimuteye ubwoba kuko nanjye ubwanjye zanteye ubwoba. Julia ati izo ni inzozi bana, mwikomeza guhangayika, ubundi si izo nzozi ziravuga iki? Ndati maze iminsi ndota umwana wanjye yapfuye. Julia ati reka mu izina rya Yesu, iyo sitani se yabiteye iturutse? Reka rwose Ivy ntiyapfa. Ubwo se Imana yavuga ko yabikoreye iki? Yego ko Yesu. Oya, ibyo bintu bisubiza aho bikuye, ashwida reka mbe nigendeye. Iyo nkuru sinshaka no kuyumva mu matwi yanjye. Ivy apfa? Umva ushaka ibindi biganiro uganira, ariko ntuzongere kuganira ibyo bintu. Abantu bose ntabwo baba bashaka kumva inkuru nk'iyo. Tugaruke kuri Ivy. Nadia aba yamugezeho, arimo aramutekera, bari gusangira, bona bishimye. Ariko Nadia ari kumubara. Kazenguruka inzu yose, kareba imyenda asigaye afite, kareba uburyo abayeho, kareba ibintu byose biri muri fridge. Aritera akabwira Ivy, avuga ati none se muri fridge ko mbona harimo amata gusa nta juice? Undi ati yewe ngiye nkunda rero juice y'inkorano, sinzi niba naguha amafaranga ukajya gukoresha iy'umwembe ariko nanjye ukanzanira. Nadia ati nta kibazo. Anamurangira aho ajya gukoresha, Nadia agahera akagenda. Aragenda akazikoresha, bakazimuha. Ari maza ahita atekereza akavuga ati ariko ubundi washyira muri iyi juice, ndinda njya kwirushya ntegereje uriya mukobwa nazigera ava muri ruriya rugo, n'ubundi nta kazi afite, nzamuca muri humye. N'ubundi nari mubwiye ngo agure juice, nzamuce muri humye ndebe ko nasukamo.
none birangiye anumye kuko amata yose ari muri fridge ndabona afunze. Gusa aya mata afunze ntabwo nabona aho mpera. Yose nabonye afunze, ariko iyi juice ntabwo ifunze. Aribeta kabanza akareba hirya no hino akareba ko nta muntu uri kumureba, agafata kuri ka gapfunyika bamuhaye agahera ko ashyira muri juice ya IV. Ahera akagenda kajya mu rugo asanga IV rwose yiyishariye, harimo yirira udusinakisi. Undi ati sha ntabwo utinzura nabangutse, nizere ko ako kajuice gakonje. Undi atumva cyane rwose, zana ninywereho dore n'icyaka ni cyose. Ndetse ariko se iyo unywa amata? Undi ati yewe buretse zana ninywere. Nadia ati yewe numva gutu juice twose ndi butunywe. Ayiva tumva nushaka indi ndaguha n'amafaranga ariko zana nanjye ninywere. Ahera akayimuha, Ayiva agatangira kunywa kuri juice. Arayinywa akayimaramo, uko ayinywa niko Nadia bamureba. Aba afite telefone mu ntoki ari kwandikira Priya, ari kumuha ripoti y'ibintu byose biri kuberaho. Masaha aragenda akicuma, Ayiva aba yanyweye juice. Bigera nijoro, Ayiva agatangira kumva atameze neza, kumva ari kubabara umutwe, mu nda hagatangira kumurya, kumva ni ibintu bidasanzwe. Ariko nanone ntabyiteho, akagira ngo ahari biraza gushira. Arihangana akanga kubibwira Nadia, ariherera agapfukama agasenga, akavuga ati data wa twese uri mu ijuru, uri Imana iri hejuru ya byose, uri Imana ishobora byose. Nje imbere yawe nciye bugufi, ntabwo bisanzwe ariko ndumva ndameze neza. Natojwe ko igihe cyose umuntu aguhamagaye wurura kugakora. Mana ntabwo meze neza ariko uri Imana irinda. Iri joro ndarikurageje, undindira ubuzima. Basi nimbyuka nda amahoro ndaza kugushima, ndengera iri joro kuko burije sinabona uko njya kwa muganga. Kandi ikindi Imana, ntabwo norohewe ariko wowe wanyorohereza. Ndi kumva ntazi ariko bana nanjye. Ni kenshi wagiye undinda, n'ubu kundinda ntibyakunanira. Ni kenshi wagiye undengera, n'ubu wandengera. Niwe mutabazi wanjye, ni wowe ubwugamo bwanjye, ni wowe nihishamo. Uru rutare runkingira ibibi byose, ni wowe unyimana amanywa nijoro, ukimana ubuzima n'ubugingo bwanjye. N'aka kanya nunyimane, Uwiteka nungarukeho. Mana ntago nshaka gukura data umutima, yewe na mama sinshaka kumukura umutima. Rero nunyorohereze, ntabura bucya amahoro. Avuga ati Mana iri joro ndarikweretse, ntuze kumpitaho. Uko asenga niko aba agenda acika intege, ariko akihagararaho. Ageraho bikamucanga ndetse bikanamushobera, agafata umwanzuro
wo kubibwira Nadia. Ahera akamubwira ati Nadia, ntabwo meze neza, ndumva ntameze neza. Nadia ati se bikugendekeye gute, ubaye iki? Iva ati ntabwo mbizi, umutwe uri kundya cyane, mu nda nawo hamereye nabi, ndumva ntazi. Undi ati none se tujye kwa muganga? Iva ati oya, urije reka tuzajya ejo. Hashira akanya bikarushaho gukomera, Iva agatangira no kuruka. Nadia ubwoba buramwica, kavuga ati none yapfa ndi hano, yapfa turi kumwe muri iyi nzu, byagenda gute? Mana yanjye koko. Nta kindi kintu akora ahera ko ahamagara Priya kuri telefone, undi akitaba, akavuga ati none bite kumpamagaye? Nadia ati Priya byakomeye. Undi ati se byakomeye gute? Undi ati yewe Ivy yarembye, sikatangiye no kuruka, none yapfa ndi hano ntago bamfunga, ubwo urumva bataza kuntwara mu bari gukekwa. Priya toke ngiye guhimba impamvu rero, ngiye gushaka ukuntu nguhamagara igitaraganya uva aho ngaho uri. Nadia ati nta kibazo. Arongera akegera Ivy ariko abavuye kuri telefone. Ivy bari kuruka, ubona nta gatege. Bakiri muri ibyo, telefone ya Nadia irasona, akitaba. Yumva ijwi rimubwira ngo Nadia tabara ndapfuye, akanjye karashobotse, ihute sinzi ibintu urimo ariko ntago meze neza. Undi ahita yigira nk'aho afite igihunga, akavuga ati yewe ndaje. Akabwira Ivy, akavuga ati Ivy barantabaje, ubu se ndakora iki? Ari wowe urarembye, ari n'uyu mpamagaye ararembye, ubu se ndita kuri ndekende. Ivy kubera kwihagararaho, akamubwira ati nta kibazo genda, njyewe ndaza kwiyitaho. Nadia ati uriyitaho gute kandi mbona uri kuruka, mbona nta n'intege ufite? Ivy ati oya wowe genda. Nadia ahera akagenda, agasiga Ivy arembye atameze neza. Ivy aguma aho ngaho, ariko mu nda hagakomeza kumumerera nabi, ari nako akomeza kuruka, ndetse n'umutwe ari wose uri kumurya. Nta kindi kintu akora, abona byamushobeye byamukomeranye, agafata telefone agahamagara Ntwari. Aba ari nijoro mu gicuku, Ntwari aritaba, akitaba nta rindi jambo Ivy amubwira, aramubwira ati ndapfuye. Iryo ni ryo jambo ryonyine amubwira, kuko nta nubwo aba ashoboye kuvuga. Ntwari atugize ngo iki? Undi ntago yongera kuvuga. Hashira iminota, Ntwari akaza yiruka, arahagera agasanga n'ubundi inzu ntago ikinze, kuko Nadia aba yagiye, ariko Ivy akabura imbaraga zibyuka ngo afunge. Arinjira agasanga ahantu hose harasa nabi, kubera ko Ivy bari kuruka. Aramwitegereza, akabona amaso yagiye, aramuvugisha, ariko Ivy ntago aba akibasha kuvuga. Aramubaza ati wabaye iki? Ese uri kubabara hehe? Byakugendekeye gute? Mbwira. Ivy aramureba gusa, akajya azunguza umutwe. Ijambo ryonyine amubwira, aramubwira ati Ntwari ndagukunda,
ariko nabyo abimubwira atabasha kubivuga, akongera akamubwira ati nindamuka ngize icyo mba uzansabire imbabazi ababyeyi banjye, uzambwirire data ko mukunda, uzanambwirire mama ko mukunda, uzabwire Layla ko nawe mukunda, irengagije nyogokuru ndetse na Robinson. Ivan ahita acika intege, amaboko akagenda, ahera akagagara. Ntwari aramunyeganyeza ariko akabona ntakiri kubuja. Mu bwoba bwinshi ahera akahamagara Lucas akamubwira ati uncle, tabara Ivy, ibye birarangiye. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Inkuru yitwa Inzitane. Mugambi wa Puria ndetse na Nadia barasa naho bawugezeho. Njya mbuze nuko mbyita, ese ubundi ibi ni iki? Ako se ubundi ishyari ni iki? Hari wenda mwe nimubimenya muzabimbwira. Ndakibaza, ni iki gitera umuntu kwanga undi kandi nta n'icyo bapfuye? Ese ubundi bene urwo rwango rurakwiye? Njyewe nitwa Atete. Inkuru ni Inzitane n'ubundi ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.